mbona mu nzu mwinjiye indari muri saro yicaye ku ndebe. Noneho yandare ngabone hindusemo enye, nanje nicaye hagati, none zigiye kundwanya. None ngumva ngo umuntu urimo kumbwira ati wewe ndurwane nizi zose, wowe urwana n'iriya yihinduye mwizi enye, nuko bitiriya zose nyene zaba zifuye. None njewe ngwana n'iriya. Mu kurwana rero ndimo kurwana njewe nasengaga, ariko njewe mbama ngiyerekwa ndimo kubibona kwizo ndari ndimo kurwana nazo muri saro. Ndarwana nazo mfata indebe ngubita yayindi, mbona irafuye, mbona zose zirafuye. Numva ryajwe kandi nga wa muntu tuvugana nawe arambatetse, wambwiye se ngo uzangorera? Ndavuga ati none ugenda mu isoko ugura ikanzu, numara kugura ikanzu uridodeshe, numara kugura igitambaro ukidodeshe, numara kukidodesha ukyandikeho ni muhumure Yesu araje. Hanyuma handu hose mu masoko, muri gare, handu bafishije umuntu mugiye kushingura, uzaza wambara iyo kanzu. Reka nongere ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana, ndetse kandi nkomeze mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uri mu byo urimo urakora. Imana ikomeze kwishimire kandi kugirire neza, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Uyu mwanya wa none tugize umugisha ukomeye, hari umuntu tugiye kuganira uri kubona wambaye ikanzu yanditseho ngo muvumiriye Yesu anakuja, cyangwa se muhumuriza abantu Yesu araje. Mwumva ko n'igiswahili natangiye kukimenya mo gakeya. Turashimira Imana rero, ngiye turi kubona kuri kamera nitwa Irene Ruhogo, abo turi kumwe inyuma ya kamera mutabona ni Betty na Damascene, ndetse hari umuntu tugiye kuganira. Ntekereza ko muri buze kwa mufite amatsiko, afite ubuhamya bukomeye, agiye kutubwira kuntu yambara iyi kanzu yanditseho ngo muhumuriza abantu Yesu araje, byaje gute, byatangiye gute. N'umurimo ukomeye cyane, ariko reka mbwire ngo mu buzima bwawe hariho ibintu bine ugomba kubakiraho. Ikintu cya mbere ni ugusenga, icya kabiri kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo, icya gatatu kwizera, icya kane ni urukundo. Ibi bintu bizahindura ubuzima bwawe, nubigira ubuzima, nubigira imibereho, kubera ko bizatuma uva ku rwego rumwe ugere ku rundi, kandi Imana iragukunda nta kibazo. None rero uyu muntu murabona kuri kamera ni umuntu uri kubona wambaye nk'abayahudi, ba bantu muzi. Ushobora gutekereza ati uyu muntu ni umusilamu, uyu muntu byaje gute kugira ngo yambare gutya? Reka tumuhe ikaze atangira dusuhuza, maze tuze kugenda tuganira muzi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Amen. Amen. Turagusuhuje mwene data. Nanjye ndabasuhuje. Amakuru y'iminsi umeze ute? Amakuru ni meza. Twari turaho rwose. Hari umuntu ugukurikiye kano kanya rero akaba kubonye ari ubwa mbere, akatebase uyu muntu wambaye ikanzu, wambaye gutya ni muntu ki, yitwa nde? Watangira utwibwira. Jewe izina ryanjye nitwa Adamu. Yego. Murazi ko Adamu yari afite izina rimwe, bamwe bakunda kumbaza cyese rya kabiri niri, naje ngabasubiza cyese Adamu ko yari afite izina rimwe, hari rindi muzi rya kabiri. Yego. Ariko njewe mba mfite ngabiri cyangwa atatu, ariko nitwa Adamu. Witwa Adamu. Adamu ni muntu ki mu buzima busanzwe? Adamu rero njewe ni umuntu ubaho, ngaba ngora n'iyindi mirimo ishobora kumbesha kubaho, ariko ngakora n'aka kazi k'Uwiteka. Akahe kazi k'Uwiteka? Aka ko kugenda mvuga ubutumwa. Wow. Mbere yuko rero dukomeza ikiganiro Adamu, nagusaba ko wadusengera kugira ngo tuze kugenda tuganira ibintu biyoborwe n'umwuka w'Imana, maze ategeke aganze. Mungu Baba yetu, katika uwezo na nguvu na utukufu. Amen. Uwezo ni wako na nguvu ni zako na upendo ni wako. Tunakualika, tunakuomba, sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye upendo. Hapa tulipo wewe utakuwa pamoja nasi. Uwezo ni wako na nguvu ni zako. Mambo yatakayotendeka hapa yatendeke kwa jina lako na iwe mapenzi yako. Katika jina lako litakatifu tuomba hivyo. Amen. Amen. Uri muntu ki kugira ngo ube mu buzima bwo kwisanga wambara ikanzu imeze gutya yanditseho ngo muhumuriza abantu Yesu araje, cyangwa se muvumiriye Yesu anakuja? Muvumiriye Yesu anakuja. Byaje gute, byatangiye gute? Ibi bintu rero ko byatangiye tukiri muri Kongo, tuba muri Kongo, cyangwa ndewe mba muri Kongo. Wabaye muri Kongo? Noneho
turimo aho njyewe umunsi umwe numvishije ijwi nijoro ndyamye twari tukiri nk'abana nyine none numva ijwi ati uzaze gusengera hariya muri ADPR icyo kiyeriya yitwaga Sepaki noneho mu kitondo cya kare njyewe ndabyuka kubera urusengero rwabagaga hafi y'iwacu ndabyuka njya ku rusengero ngiye ku rusengero ngigerayo njya muri école de dimanche ngeze muri école de dimanche noneho ndangira gufata n'abana mbona bafite ngurugero rwo hejuru noneho ncangira na korali yego noneho njyewe ngomeza kuzaza njya kwiga ngeze aho kuzaza njya kwiga cyambere na mbere njyewe ndarabatizo mu mazi menshi mbambatijwe mu mwuka wera noneho byagenze gute ro kugira ngo batizwe mu mwuka twabaga nyine turimo turaho nyene namaze kutangira nza kumva nyene ndangiye kuvuga mu ndimi ngaca mvuga nyene uko ibintu bimeze ngumva mvuga noneho abandi baravuga ati uyu ni umwuka wera abavugamo twari tukiri nyene mu myaka turi mu myaka nyene tukiri ng'abana yego basi birakomeza uko tutangira nyene ibintu by'amasengesho nza kubatizwa rero mu mazi menshi ndangira no kujya mu butayu ngumva ngijuri mbwira tujya kwisengera iriya ngajyayo nyene ngajya kusenga ijwi waryumvaga nk'uko turi kuganira nka nakubwira ngo Adam vanga ujye gusengera hari ko wabyumvaga njyewe warukunda kuba ngoresha njyewe mbiyumvamo numva ngo umuntu urimo kumvugiramo arimo kumbura tigira ibi nibi ngumva ngo ari undi muntu turimo kuganira nawe yego nuko njyewe mbiyumvamo yego noneho ngazaza ngenda noneho bigezaho umunsi muto turi mu masengesho noneho hari umuntu umwe utabonaga yego ufite ubumuga bwo kutabona yego yarameze nk'akakumba ku bantu bazi mwarimu kakumba yego noneho twazaza nawe yagendaga abwiriza ubutumwa noneho umugore we niwe wamujyanaga n'abana be ariko batangira kumwinubira yego noneho umunsi umwe turi mu masengesho numva Imana irambwiye ati wewe uzaza ugendana n'uriya muntu ni wowe nguhayo ni wowe uzaza umujyana yego ariko watabizi noneho turimo kusenga umukobwa we aja kumubwira ati noneho nabonye umuntu uzaza kujyana ndabo uzongera kuzaza utujyana ati Imana yavuze ko ari Adamu yego uzaza kujyana basi nawe araza arabimbwira tutangira kuzaza tujyana nzaza mujyana hagiye ngiye muri segonderi turarekana njyewe rero urumva naravuye aho njya ahandi rero tujya ku ishuri njya muri segonderi yego ahantu naho giye naho muri segonderi duhurirayo n'umushumba umwe nawe tukazaza tujyana nawe arangunda cyane tukazaza tujyana kujya gusenga noneho Imana ikaje ivuga ati yazaba umukozi wanje noneho we azaba umuvuga butumwa yego none kiye kimwe na kimwe ngazaza ngamubara ariko wambaye recommandation ibaruba yo kugaragaza ko ngiye kuvuga ubutumwa akabara reka ndabona ko ibaruba kandi utarashaka umugore ndabura si umwana yashaka koko kubera iriyo urazi ko abantu benshi bashaka bakira abana yego basi noneho bikomezaho bikomeje umunsi umwe zandambara nyene zo muri Kongo ziraza zije noneho tutangira turahunga tuhunze tongera turagaruka tugaruse umunsi umwe mva mu rugo njya gusura mugenzi wanje wari shefu wa korali ngasa moya ngasa mbiri barimo guteka barambwira ariko warese tukateka ukagenda uriye nabatera kare ko namaze kumva amasasi bamaze kurasa kandi muzi ko hariya mu rugo ni ku muhanda niho bakunda kuza bakarwanira hari reka nitahira kirikare noneho arambura ariko waryamye koko tukarya nushaka kuryamye nabatera kare ndagenda ngeze ahantu mbona umusirikari arambamagaye kumbi ni babandi barashe bamare barashe umuntu arambura ati ngwino nari nambaye iby'umukara nimba nawe yari nikaza akagira ngo ndi umusirikari simbizi arambwira mu kinyarwanda tese wabonye ibyo mugenzi wacu akoze urabona ari byiza ndavuga njewe ibyo ndabyo nzi noneho tukivugana na wa musirikari mbona wa wundi warashe umuntu araje angezeho aramfata ati ni wowe nashakaga nawe ngiye kukwica
ugiye kunyica ati mbwira mugenzi we mu kinyarwanda nyene ariko cy'amafuti kubera nari ngizi nyene kubera twari tuturanye n'abanyarwanda benshi muri Kongo. Yego. Noneho ndamubwira ati mwana wamvuganiye ku mugenzi wawe ni wowe wotumye mfashe hano. Nari kuba nigendeye urimo kumbaza. Arambwira ati wamurese ariko akigenda. Reka ndamwica. Ati hubwo reka nje kumwica. Asubira inyuma. Asubira inyuma ashaka kundasa. Nanje mu mutima ndavuga ati none nanje ndaja ku mugenzi wawe. Nundasa rihinguke rifate na mugenzi wawe. Yego. Kumbe mugenzi we arabizi we arirukanga. Nanje mwirukanga inyuma. Tujya kwisimba hando. Ndamubwira ariko wamvugiye ku mugenzi wawe uko agiye kunyikira ubusa wamvuganiye akandeka ngigendera koko. Araza arongera aramfata hega ndakwica ndakibazo wowe ndakwica. Mugenzi wawe ariko wamwihoreye wamubabariye rwose ukamureka. Ahambatereka reka ndamwica. Amfatira hano ku mashati. Turagenda arambwe tekanje ko kwicira kwa mukecuru. Turagenda tugeze mu nzira Satani ashaka kunzaho ngo ambeshe. Arambwe atari kubundi wamufashe mukagondagurana basi ukamucika muri ko kugondagurana kandi nawe ufite imbaraga. Kandi we afite imbunda uwundi mutima. Numva urambwiye ati urafuye numufata gusa mukahondagurana uriya aracavuga kuri adubu aracakurasa mugenzi we aracakurasa wowe bihorere gusa n'ubundi bakubuye ngo uryame uranga nimbupfa ufe nimbukira ukiri. Ndamubwira wambabariye. Arambwira ati njyewe ndi umusirikare w'umunyarwanda na rusona yimbaye ndayo nafata nuna ndayo mfata ndakwica gusa. Numva umutima arambwiye basi reka mfe gusa. Aranjana angeza handu kwa mukecuru kubera ko yari yamaze kurasa umundu. Aho handu bamukecuru naho handu amazu bose bari bamaze kwinjira mu nzu. Ariko aho handu hari hasigaye imbabura batekaga tusanga hakana niko karimo kwinjiza ibyombo. Katubonye nzanye anyicaza ku muryango kakana kaca kinjira mu nzu. Imbabura sigara hariye. Asubira inyuma nyina arambo aticara hano ngwicire hano. Basi ndavuga ngo ndafuye kabisa. We akoze ku masasu akoze kumbunda amasasu yanga kuvamo. Akoraho yanga kuvamo. Akoraho yanga kuvamo. Mbonye kuriya ndahaguruka. Nica ninjirira mu nzu mu cyumba. Ngeze mu cyumba nsanga ubundi muntu arimo mwicayeho. Ndabwo yavuze. Nawe yaceceka ndi yavuze kubera yumvaga nyene barimo kumbwira ko bari buze kunyiciraho kuyanzanye ibintu byose kandi bari bamaze kumva yarashe umuntu. Basi noneho njewe ngumaho. Noneho aza hagarara ku muryango. Arambura ngo ndabona ariko kweca ngo ngwino hano. Nanje ku mutima barakubeshe. Umaze kurasa mugenzi wanje ubu nanje sinzi ko bigenze nze ndibishoboka ushobora no kuza kunyikisha icuma ku mutima. Basi aragenda. Agiye banyiri inzu baraza bwa mbere ikintu bakoze baca bakubitaho umuryango. Amaze kugenda none turimo kuganira barambaza ati umuntu winjiyemo hano ninde ndavuga ati ninjewe uyo muntu waho yitwaga Chef Theo. Noneho ndamubwira ati ninjewe yumva aranzi. Noneho wa musirikare aragaruka ubwa kabiri akubita ku muryango baramubaza ninde nawe avuga mu Kiswahili nyene k'ikinyarwanda ni mimi tumvishije niwe twese tujya tukubita mu nzu muhita mugenda murihisha turihisha. N'uwo munsi narayaho. Buceye mu gitondo baraza baravuga ati wa muntu barashe ninde kumbi bakagira ngo ninjewe kumbi kuba umvaga kumbi ni wa wundi barashe. Ariko njewe ndabwa amasasu yavuyemo. N'abantu benshi bakunda kuvuga ati wasanga ndararirimo kandi ariko je ubizi njewe naboraga ungezi wanje baramwishe we ariko njewe kushiraho bikanga. Mba ndatashi ndabivuga mu rugo bigenda benuko. Ubundi munsi turagenda tugeze ahantu hitwa Karemi. Uvuye aho mu rugo no kujya Karemi ugenda amasaha 28 uri mu bwato. Yego. Ni kiyaga kitwa Tanganyika. Basi tugezeyo indambara kandi insangayo. Insanzeyo noneho aba basirikari baha barinjiye bafashaga Kabire cyo kiye barinjira bafata
ikaremi abantu nyine bavuga ati ndakibazo noneho tugumaho ndakibazo abasirikare bari bakabira barahunga ngo bagire cyumweru baragaruka bagaruse batangira nabo kongera kuba ngo barimo kwataka abasirikare bari bahari babanga bagiye nabo kwihisha ariko bongera baragaruka barabakubita barabirukana none babirukanye ko kundi ko abana b'abantu kumbi nabo bari bamaze kwinjira mu mihanda bavuga ngo abiwacu baje none abasirikare bakagenda bareba mu nzu basanga ahantu njyewe nari nagiye kwihisha n'umukecuru n'abandi ba mama bakubita ku muryango w'inyuma ikizu kinini nicyo bakubiseho baba mama ngo turi hano bana bacu bavuga mu Kiswahili ngo turi hano bana bacu baraza ngo bakingure umwe arandeba ati wewe twahoranye sha mu kisirikare kandi abesha ndabona ninjirayo sinanagerayo kumbe arimo kubesha noneho aravuga ati noneho wowe ngiye kukwica yongera afata imbunda ngwanyiki mugenzi we sinzi ko yaje yacyamugurukiraho bose bikubita hasi aramufata amubwira muringara ngo mureke mubabarire rwose mubabarire amufashe yamugundiriye n'imbunda nyine yari yamaze kugira bene ukungwandase mugenzi we acaramugurukiraho aramufata arambati mureke arandeka ariko mukundeka yangubise imbunda amatako y'imbunda niyo yangubise ngwa mu baba mama batangira kurira ngo umwana wacu naje ku mutima simwe mu bahamagaye mwabahagamarira giki ngo bazi basi aho naho baragenda mbambayeho ndasigara wundi munsi haza kana kakashitsi kabagaho none njyewe ndaragendayo muri Karemi nyene aho hantu nageze kumva ijwi rimbwira ko nzaze kureba uyu mumama waho ko afite ikibazo ariko iki kibazo njyewe ndabona kimenye mbona nda mafaranga mfite yo kujayo numva ndari buze kujayo ariko biba ngombwa kundi buze kujayo ariko ngiye imyaka 2 ishize ngiyeyo nsanga wa mumama kumbi yari atwite yabyaye umwana ufuye nawe yashakaga kufa noneho kumbi ako kana kakakobwa kakashisi kajaho karakarozi noneho ako kana kukarakarozi none nanjye njyayo ngora amasengesho y'imisi 3 mu iyo nzu nyene tubaho musi wa mbere musi wa kabiri musi wa gatatu kumbi ku musi wa gatatu babarozi baje ariko njyewe ndabona amenye ko ari abarozi numva kuri poto hanze numva ikintu kikubiseho king numva ngo umuntu mva ngo mu bitose none njyewe ndangira kusenga mukuriya kusenga njyewe mba ngo umuntu ugiye muyerekwa mbona mu nzu mwinjiye indari muri saro yicaye ku ndebe noneho yandare ngabone hindusemo enye nanje nicaye hagati none zigiye kundwanya none ngumva ngo umuntu urimo kumbwira ati wewe ndurwane nizi zose wowe urwana iriya yihinduye mwizi enye nuko bitiriya zose nyene zaba zifuye none njyewe ngwana niriya mukurwana rero ndimo kurwana njyewe nasengaga ariko njyewe mbama ngiyerekwa ndimo kubibona kwizo ndari ndimo kurwana nazo muri saro ndarwana nazo mfata indebe ngubita yayindi mbonera fuye mbona zose zirafuye baba mama nabo mu nzu batangira kumbwira ati nabo batangira kusenga barasenga bose barabyuka kakarozi ko kisigarira karyamye kakana none njyewe numva ngijuri ngwe kigogo va umucumba urimo cyo winjira mu cyacumba cy'ababa mama ninjirayo ndakizunguruka ndasenga tuja muri saro turasenga tuhamagara kakana bakabuta ariko kubera iki wewe utasengaga tereka rero mbabwira tubene wacu bari baje bande acabaruzi bagenzi banje bari baje hano noneho Adamu arabirukanye barambwe ati Adamu arimo kututwika twebo turagiye yarababwiye ko ari abarozi bari baje aratubwiye ati bene wacu bari baje babarozi none njyewe barambwiye ngo Adamu arimo kubatwika baragiye kumbi njyewe ndarazaho kumbi harukundu byagenze kumbi nibo baroze n'uyu mumama wari utwite aravuga ati no wa mwana wabyaye
ni twebwe twamwishe wa mwana wabyaye ufuye ni twebwe twamwishe barabivuga ko karabivuga kandi nawe twashakaga kukurya yewe kuri Noel cyangwa kuri Bonani karanavuga iwabo ni kure kavuye ati nuriya pasiteri niwe ubyara mama we tunura pasiteri ni twebwe twamukeze kuriya uriya munwa kuhengamya n'irya ryinyo kuzaza rwara ati ni twebwe twabikoze ati kandi umunsi umwe twari turi hano hanze ati bagenzi banje baraza twari twicaye na Adamu ati barambwira ati watuhaye iriya ngweto tukayitwara ati ndababwira ati muyifate ati ubonagiraga ngo Adamu arimo kubibona ariko njyewe ndabinabonye niwe waje kubivuga kubera iyo ngweto yarabuze barayishaka barayibura kandi yari nk'amasambiri barimo gushaka gukora ibiryo ngo turye ingweto uko kundi nyene basiga ingweto hanze ngo kugira nduze kwanduza mu nzu ingweto urabura uyo muhamara yishaka ngo yambara arayibura niwe watubwiye ko niwe wa bari babikoze tuva aho hantu turagenda ngiye tujya handi hantu nashaka gukora ngo ubucuruzi ngiyeyo noneho numva ijwi rirambwira nti wowe uzaza ubyuka hano mu kitondo uzaza ugenda uvuga ubutumwa saa 10 none ngazaza mbyuka saa 10 ngavuga ubutumwa saa 11 cyangwa saa 12 nginjira mu nzu ngongora ngaryama kumbe aho hantu ngo habaga barozi na hantu bakora isima haba uruganda rwa sima njewe ndabona ari mbizi rero none bakamba n'umwanya ngabwiriza no mu rusengero none umunsi umwe nanjye baranzira mu nijoro babarozi ndyamye aho hantu none ngabona turimo kurwana nabo ariko jewe ngababwira ati jewe icupa ryanje riruzuye ngabona ni icupa barimo kurishiramo amazi yinjiramo yose akameneka ndabo jewe ndabo mwambasha reba ni icupa ryanje riruzuye mbona turarwanye baragenda bagiye noneho umunsi umwe jewe ngazaza mbyuka ngaja kubwiriza noneho kumbi bateze ibirozi bifata uwundi musore wari waho noneho wa musore ararwara kugeza n'igihe bazaga abagabo babiri umwe akafata uruhande undi akafata uruhande bakamujyana kuri toye bakamuvanamo imyenda bakamwicaza nyene akakora byari buze gukora bakangwira bakamwambika bakamuzana mu rugo none arambwira tuzazuza kunsengera ngazaza musengera mbona baravanze bazanya abafumu bazanya iki ndamubwira ati rero kwizera ndabona bikunaniye reka tubyihorere wowe gumana nibyo hanyuma ibindi ubyihorere aguma ararwara cyane araremba cyane ariko twaje kusigana nje wumva aho hantu baje kumbwira ko yakize noneho mukukira ariko ndabona ari mbizi ko ari njewe bari babiteze noneho nongera nsubira mu rugo subiye mu rugo umunsi umwe nari ndyamye mugenzi wanje we twabanaga mu nzu yari yagiye kwiga kaminuza i Bukavu noneho nje usigara mu nzu noneho umunsi umwe ndyamye nga saa 9 z'ijoro numva ikintu kirimo gukubita munsi y'uburiri noneho ndibaza icyo ni iki kandi nagiraga ingweto ndende ifite imishumi n'umwana ndabashobora kuyikuramo none mu kitondo nsanga ya mishumi umushumi umwe wavuyemo ndibaza koko ninde wawukuyemo koko none mbivuze abantu barambuke bumvasha tubu ibintu byakubitagamo sinzi ko bakunda kubivuga mu Kinyarwanda hano nako rukundo bavuga ngo ni ari uburozi mu bavuga nimba bakivuga kute nimba bavuga ngo ni sinzi ko bakunda kubivuga bo barambwira ati niyo yari yakubise oya ari kindi bavuga kimera ukundu kigenda nimba bakivuga kute ngo ari kibabiki nimba bavuga ko ari amahembe hano si nibuka ko bavuga amahembe noneho bavuga ati nibyo sha urumva wowe iyo ngweto hubo yijugunye ndabo najugunya sha ndibishoboka mfate ya ngweto nguru wundi mushumi ndayambara noneho biza kugera ikindi buze kuza mu Rwanda yego noneho njewe umunsi umwe nambuka nje Burundi ngiye Burundi ngumayo ariko nza kurota mbona ndi muri Kongo ndi Burundi ariko ndota mbona ndi muri Kongo wasubiye muri Kongo ariko ndi Burundi noneho mu nzozi mbona abasirikare baje bavuye ngo mu Rwanda noneho mbwira mukuru wanje bari abasirikare baje
batusanze hano urabona koko batatugira nabi cyangwa bakatubwira ngo tugende tubafatiye biriya bintu byabo tukagenda tubyikoreye twabahunze hakiri kare mukuru wanjye nambo tuhunge nyine turirukanga twari dufite imodoka ubu ni mu nzozi mukuru wanjye yinjira mu modoka ye nanjye ninjira mu modoka yanjye turademara mukuru wanjye wademaye iraka njyewe yanjye yanga kwaka ndamwe turabizi nishaka tuzangize wowe kubita rivansi ube ngubiseho hanyuma njye unshiture arabikora none nanjye yanjye iraka mbona mukuru wanjye nawe irazi mbona mukuru wanjye afashe rwo kuja muri Kongo njye mbona mfashe rwo kuja mu Rwanda mbona ngize ku mupaka mbona ndambuse mbona nje mu Rwanda ngeze mu Rwanda mbona nshasa umugore mbona ngize umuryango mbona ngize n'ubuzima bwiza nuko byari bimeze mu nzozi aho ari mu nzozi noneho bukeye mbona mubyara wanje umwe w'umunyamurenge noneho ndamubwira ese koko kurimo kugenda nawe yari inshuti yanje nye naho turahura noneho tuhuye ndambaza ese koko urimo kujyayo arambwira ati ngewe usigaye ubahe niko namubajije arambwira ati nsigaye nibera mu Rwanda none se mwana wazanjanye nanjye mu Rwanda ese waje gukora yiki ninje nize none se wowe ukora yiki ati ngewe ndigisha urigisha ubu nanjye ningerayo nzashaka akazi ati ndakibazo basi amaze gukora ibyo arambwira ati noneho tuzagende urugendo nyene turushiramo turaza ngo tugere ku mupaka nshaka rese passe nsanga ngo uzashize uwarambuka yambuse kumbi we yari yamaze kugira ifitiye ibyangombwa aha uracyari kurota cyane nto byahindutse byo oya bibaye bibaye imbamo noneho turaza we agezaho arambuka njye mushakisha rese passe ngo uziri buze kuvibuka vungu bakaziyandika turazibura ambwira arambuka arambwira turabizi njyewe rero ndagiye reka ngusigire nimero ya telefone uzanshakireho ubu uzagere bibare hari pasiteri papa wanje mutoya yitwa Macamura niwo bari pasiteri wa bibare cyo kihe noneho nuhagera uzagenda akuhe nimero zanje aza kubwira ukundu wangeraho yego njyewe nsubira mu rugo subiye mu rugo mbona ubundi muntu nawe yakoraga ino twararirimbanaga muri korali ndambwira ati rero reka tukore urugendo njyewe tujane nawe yari yavuye ino turaza tugeze ngera hano ngazaza mva hano Kabeza ngaja bibare kusengerayo noneho arambwira ati noneho uyu muntu urimo kubaza abinyamata yigisha ku high school ndambwira okay njyayo turabonana tubonanye mbayo ngazaza nsengera hariya inyamata maranyundo sengeraho umunsi umwe bamba umwanya wo kwigisha mbibasabye bamba umwanya ndigisha baravuga ati ese koko kutazi Kinyarwanda uzigisha mu Kiswahili nigisha mu Kiswahili haba umuntu urimo kusemura noneho mwarimu arazarabaza ese mwumvishije gute ngo ndakibazo da tumvishije ndakibazo kabisa ngo ni byiza basi noneho nongera mvaho subira hano i Kigali dangira gusengera hano Kabeza ariko Kabeza nahagiraga ngagira ngo na amadini bya bindi nyene yinzaduka ariko ari umama umwe wambwiye nyamara hariya haba pasiteri bacu hari umupasiteri b'abanyamurenge babariya bavuye iriya mu rugo ndavuga ati reka mbanze njeyo nje kureba ninsanga ari methodiste ndabazi batangira mbere gutanga amaturo nimbona gusa ndace nihagurukira nigendera uwo mutaba tarabi wacu mvaho ngiyeyo nsanga mbona ndicaye mbona bakoze nkabya bindi nyene by'abasepaki ndavuga ati wasanga numva pasiteri ateye indirimbo icyo kiye yari mwarimu ateye indirimbo numva ukuntu arimo kuririmbisha hariya ngumva nanjye n'ukuntu nicaye numva turimo turakururana ngumva ibineza neza mu mutima ngumva turimo turakururana ndavuga ati aba bantu nimba batanari sepaki cyangwa adeperi uyu mwarimu afite umwuka wera yego bahereza uwundi mutipe nawe ngo atange chorus ngo baririmbe korali atera chorus numva iyo chorus ngozeho numva turimo turakururana etuvata niho ngiye kuguma ndavuga aba batipe nabo umuntu nguye mu byanje hano aba nabo kabisa bafite umwuka wera basi nza kubonana na mwarimu arambwira ati ndakibazo njyewe ndabazi muri Kongo umuntu nimba abakijijwe nimba ari umupagani aba ari umupagani uzashake gusa kundi tuzakuha karibu hano kazana recommendation ndakibazo tukomerezaho
dukomeza tusenga kugira ngo bize kugera rero ukundu nambara aya makanzu. Noneho umunsi umwe twari dufite ahantu twasengeraga na mugenzi wanje. Noneho ngabona abantu bakaza mu cyumba bakaguruka bakakura ibintu. Mugenzi wanje akambaza cyese mubo kumwasengaga muri Kongo nuko byari bimeze. Ngamubwira ati reka ibi ndimo kubona hano mbona ari bishasha nibisha. Reka ubona ni ibintu utamenye kabisa. Tibyo kuguruka bene ukunje ngatangira kumubwira byo bya Mariamu, ngatangira kumubwira ko twajaga kusenga, ngatangira kumubwira ibintu nambati kwape kabisa ibi nibisha. Nje ubu ndimo kumirwa gusa. Muri Kongo wahuye na Mariamu? Njewe ndabo nagiyeyo ariko abagiyeyo ubu munsi bagiyeyo njewe ndabo nagiyeyo. Bas noneho harambwira ati se koko none ndamubwira ndakibazo komeza nyene muzaza muyigayiga tunabwirize wenda byahinduka cyangwa ndibihinduke. Noneho umunsi umwe aza kwimuka. Urabona nyene abantu bagenda bakodesha icyumba nyene kiba abantu bamushiraho. None ndamubwira tuhiyure ingamba zo kusenga. Ati gute? Turebe tuzatuyirebera muri Bibiliya, turebe ko ndumwa zabayeho, turebe ko abahanuzi babayeho, icyatumye bakomera, icyatumye babivamo, icyatumye ibintu ngibyo. Hanyuma natwe turebe ukundu twabaho. Nditugume mu ibi byo kuguruka byo kukoma amashi byo kuririmba byo kubyina byiki ibise byatumarira iki? Tuhindura ingamba. Tutangira kuhindura ingamba. None nje ngigira ngo umunyabwenge uwe kigira nginjisha. Uwe kigira ngo umunyabwenge nje ngigira nginjisha. Muri Bibiliya tukabazanya. None byo tuzi umuntu umwe akaba nginjisha. Akaba tariki ibi byabaho se. Aba bantu urabona byari kubaho bene uko na bene uko. Ubundi nawe akigisha mugenzi we. Tukatangira kwigishanya bene uko. Umunsi umwe arambwira turabizi umwana wanje yarwaye. Yarwaye. Gute? Ati bamuroze. Gute se? Ati bamuroze rwose. Ati ndimo kubona nakana kari gafite ng'imyaka 2. Amagufa kaca kagagara n'amagufa ngumva arimo kukojagurika koco kakaca kikubita hasi kakanarira. Ndamwete rero ubu tuzabonana kuwa 2. None kuwa 2 uragera. Njyayo. Nanje ngiyeyo ndabibona rwose numva kana aramutse ubu biraje. Mbona nyana amagufa kagize bene uko. Mbona kaguye hasi ngumva n'amagufa koco kakaca kagwa hasi. Nanje ngira imbuwe. Bya bindi nyene byabarakore ndamuzana. Turasenga reka da. Bikakomeza biba. Turasenga nyene tugiye kusoza. Njewe numva byajwi nga wa mundu tuvugana nawe. Numva arambwiye ngo se uyu mwana mukijije wangorera. None njewe kubera kubona imbuwe zuriya mwana ndihuta cyane. Ndavuga ati yego nakukorera. Yego urabyemeye. Numva arambaza ese koko uyu mwana mukijije wangorera? Ndihuta ati nakukorera. Ese koko uyu mwana mukijije wangorera? Arongera abikubaza ati inshuro 3. Ndamubwira ati nakukorera. Ati noneho uze kumurambura amaguru ufate Bibiliya yawe ufite uyimushireho. Hanyuma ubabwire bamuha igikombe cy'amazi cyuzuye amazi akinywe. Hanyuma nuko. Noneho sinashakaga abagenzi banje ko babimenya. Noneho mfata wa mwana ndambura amaguru mushiraho Bibiliya. Ndabwira ariko uyu mwana yanyoye amazi da. Ati yanyoye mwamuhaya yandise. Mugenzi wanje ko twari tumaze kumenya nawe ngira ngo wowe yarabimenye. Aba cyumuhereza bura madamu umuhereze yewe hari n'uwundi mugabo. Uwa mwana bamuhaye amazi. Turamanuka yaro kuwa 2 icyo kitwasengaga kuwa 2 nyene ni mugoroba. Tujya kusenga. Tugiye kusenga noneho mbaza mugenzi wanje tutandukanye. Cyese byagenze gute kuri telefone. Mugenzi wanje arambwira ati ebana ati ndabona ndago biragaruka. Mubaza nijoro ese bimeze gute? Ati ndabwo biragaruka. Mu kitondo bimeze gute? Ati ndabwo biragaruka. Kugeza n'ubu uwo mwana yarakise. N'uwo afite ng'imyaka 5 cyangwa 6. None uko kundi njewe nemeye rero ngiye mu rugo. Numva ryajwe kandi nga wa mundu tuvugana nawe. Arambatetse wambwiye se nguzangorera. Ndavuga ati none ugenda mu isoko ugura ikanzu. Numara kugura ikanzu uridodesha. Numara kugura igitambaro ukidodesha. Numara kukidodesha ukyandikeho ni muhumure Yesu araje.
hanyuma ahantu hose mu masoko muri gare hantu bafishije umuntu mugiye gushingura uzaza wambara iyo kanzu. Numva ibyo bintu rero bimbereye umutwaro. Njya kugura ikanzu koko bizaze ngenda nambara ko mbaza abagenzi banjye murabizi ko bambwiye kuri ijwi numvishije rimbwira ngo njyewe mfate ikanzu nyandikeho ngo ni muhumure Yesu araje nzaze ngenda ahantu hose muri gare mu soko ahantu hose. Murabona ibyo bintu bagenzi banjye umuntu nabibwiye arambwira ariko arabando kabisa muzamwihaga kabisa. Koko mu iki gihugu urabahumuriza ikisi ese koko reba kwanza umeze nk'umunyamahanga uri umunyamahanga nose koko wabahumuriza koko ariko koko abantu nabo muzamunireba kabisa koko ariko koko uhita wisuzugura ariko koko muba mwihaze kabisa. Ndavuga se mwana ndabigenza guteze kwijura Imana kurivuga se so wa mbere so wa kabiri nose koko murabona ndabigenza gute nanjye mbanga umuntu ubyumvishe ndabyihorera mbaza uwundi nawe arabimbwira mbaza ngo uwundi numva barimo kunca indege. Nta nubwo uzi Ikinyarwanda neza ntabwo ukivuga neza urahumuriza abanyarwanda guteze nta Kinyarwanda uzi ndibishoboka ibyo basi. Umunsi umwe ngo nze kutaha mvuye mu kazi sanga inzoka mu nzu ngikingura umuryango ngunda kukingura ngagera ngasenga ariko uwo munsi noneho ndabona sengeye nace nijira mu cyumba njya gusenga none mvana n'imwe myenda numva kuri tapi pa ibyo ni biki ngenda ndacyane ngucane mbona n'inzoka nako kari kubita kinjira ahantu ndashakisha ikintu kiri buze kuyica ndakibura mfata ikintu kifatirido ngura muri rido ndayishakisha ndayica ndayijukunya kibaza kuko umuryango wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwanje uwa kane uwa gatanu n'uwabandi ese yabonye inzoka ko ari aha gusa iri buze kwinjira. Ndavuga rero ndimo kwanga kwambara iki kikanzu ibiri buze kukurikiraho atari inzoka ndabo yandiye ukuze ukunganga cyangwa ukungerebuza bizakurikira bizambera bibi ariko mwari singambara iki kikanzu mu gitondo ngubita mu kikanzu wari wayedodesheje nari namaze kuyidodesha igira amezi 6 ari mu nzu waranze kuzambara nanze kuyambara ngeze aho iyo nzoka fataka kikanzu ndacyambara ndamanuka ndagenda nyura handi mu ura mudugudu w'abaciririya Kimisange uyu waba bose hari na MTN Nyarutarama nyure Nyarutarama tuhura n'umunyamakuru umunyamakuru mbona arimo kuza yirukanga inyuma yanje ndavuga twasanga abana n'abayehova ubu bashaka kunganiriza ngo tuganire. Umunyamakuru angezeho arambye ati muraho neza unashaka kutuganira tuganira iki ati njyewe rero ndi umunyamakuru anyereka ni karita kindi ni umunyamakuru wa Kete Radio urabona ko iri hafi ya hariya arambye ati none reka tugere hano nimba wanyemerera ndavuga ati ndakibazo tutangira kuganira tuganiriye njyewe ndagenda kumbi nawe yabikubise kuri radio mu gitondo numva abantu barimo kumbamagara ati bakufunze bamfungira iki ati ko twakumvishe kuri radio gute ati ko twafuje kuri radio urimo kuvuga ngo usengera Kabeza ngo urimo kugenda uvuga ubutumwa ibiki bintu ngibyo mbona mwari mwangezeho ati bimeze gute ati ko wagiye uvuga ubutumwa bambuye ko bakufunze ndabo bamfunze riye basi birangiriraho nyene mba mfatiyeho uwundi munsi ndi mu rusengero umuntu arimo kubwiriza arabwiriza numva wa muntu yanjeho arambara ati noneho muri minsi ndashaka ko ufata imyenda ipantaro n'ishati ukabihinduriza numara kubihinduriza uzagira iminsi 7 uzunguruka umuji umuntu uzaze kubaza yewe Adamu ko wahindurije imyenda umubwiye ati nuko Imana namwe irimo kubabona mwarahindutse imbere y'Imana mumeze ngiyi myenda ati noneho ndibize kuba ngarya kanzu wagize amezi 6 utufatiraho kuwa mbere utangira tubundi wanga kubikora ndi wibuka wa musirikare uwakurashe amasasu yanga kuvamo yego none se kurimo kugira ubwoba bwo kugenda abantu none kutafite ubwoba icyo kiye ubu bwoba kuba ari bashize ni wowe watumye batakurasa
nanjye numvishije numva nibyo. Ati baburozi se bari bakuhaye ndi bwakufata bimeze gute? Numva ibintu anyibukije byose numva nibyo. Mu gitondo sinaje waje noneho mfata ipantaro ndayihindura, mfata n'ishati ndayihindura, namaze kuyihindura ndabyambara. Abantu bakabona ati dore umusazi. Ndazamuka ngeze hano ku kazi hariya wabonye wowe. Abantu bose barirukanga. Umuntu umwe arirukanga aje muri hariya tukorera, bose wanyu yasaze. Nimuze murebe bose wanyu yasaze. Yahindutse umusazi. Bose barasohoka. Ngo basohoke bangubisama. Bamwe batangira kurira. Mana bimeze gute koko? Abantu ni babonye uyu mutipe amaze kwishingira akasaro ke koko baramuroze koko. Neza baramuroze. None bakambutse bimeze gute? Nuko namwe mumeze, Imana irimo kubabona ko ari uko namwe mwahindurije. Niyo mpamvu Imana yambwiye ko nje mfata ipantaro, mfate n'ishati mbihindurize, nimuzaze mumbaza nuko namwe mwahinduse imbere y'Uwiteka. Babaguye mu kana. Kandi ndakutinda, ninjira muri soko hariya. Ndaturuna hariya babimbajije. Ndakomeza, ninjira no mu kiporoso. Ubutumwa buravugwa. Ndagenda, nzunguruka kandi Nyarutarama, ndamanuka, ngera kacinjiro hariya. Mbega abantu banyuzuraho. Ngo se kuko nimbura umuvuga butumwa wazaza ugenda uvuga ni ngombwa nguhindure. Nanje ngaca mbabwira none se ko Imana yageze kubwira Yeremiya ngo afate ibisheshe by'umwanda abifate hanyuma abitekeshe ibintu yabitekesheje kuyabiriye. Bamwe ngo bimeze gute? Ndazunguruka umunsi wa mbere, nzunguruka umunsi wa kabiri. None harikiye twahuraga kike sinzi inama yari yabaye, abapolisi bari benshi mu muce andu hose. None ngabona ngo umupolisi yari ngumva ngo umutima umbwiye ariko wakwepye koko. Nabona koko uri umupolisi koko akufashe, urumva koko utaba witanze. Ngaca numva ubundi mutima umbwiye ati noneho nyura imbere ye, noneho nyura imbere ye noneho imbere ye. Ngabona nyuze imbere ye, ndacyambashije, ndacyambasaba, ngabona ndagiye. Ariko mba mfite ubwoba bw'iki. Ngagenda nzunguruka iminsi 7 mu muji Kigali. Umunsi wa karindwi ari ku cyumweru nza mu rusengero ndabati ndashaka ko mumba umwanya wo kushima. Ngende mbyambaye kubera barambwiye ko nzarangiriza hariya mbyambaye. Ndicaye ariko amakuru ubwo yari yagiye kwa pasiteri ko Adamu yasaze n'abandi bose bazi ko inasaze, abarira abavuga kute ibintu ngibyo. Babona ndahaguruse, mbaguruse babona nyene ibintu uko bimeze. Nabo ati rero mwaravuze ngo ndi umusazi ibintu ngibi, ariko ndabo ndi umusazi rwose, ubwenge buruzuye, ndi muzima. Ariko njewe narabyumviye umuntu arimo kubwiriza numvira ijwi rinjemo hano. Ubwo rero niyo mpamvu naje hano ngunze kubabwira. Ubu namwe Imana babona ko nuko mwahinduse. Uko uyu mwendo uhindirije nuko namwe mwahinduse imbere y'Uwiteka. Ndabibabwira ndarangiza nza kwicarira. Pasiteri aravuga ati nyamara nuko n'abakozi b'Imana ba kera nuko Imana yabakoreshaga. Ariko ndakundi nyene. Basi bigumeza uko wundi munsi mbere yaho ngira ngo niho naje kubona numva irindi jwi rimbwira ko mfate Bibiliya nyikorere, mfate n'ishakoshi bishaka kuvuga ko ari amafaranga arimo. Noneho nzunguruka hariya mu rusengero bigaragaza ko mfata Bibiliya nyitura hasi. Nyituye hasi ndamundu wayifashe. Ariko nduye yashakoshi hasi abantu barayifata. Bikagaragaza ko abantu birukangira amafaranga ho bakwikangira ijambo ry'Uwiteka. Ko nukuri. Yego. Ibyo bintu ndabikora. Ndagenda. Ndimo kwigisha Bibari. Yari ngo kuwa 5. Numva ijwi rinjemo rirambwira ati mbo hari akana kamwe karirimbaga mutura twana turirimba muri Saint School hariya. None arambwira ati kari akana ndashaka ko uzakazunguruka ng'inshuro 3. Hanyuma ukahaye Bibiliya yawe ibindi ndabwo bikureba. Tibaza ndi Bibare ariko namaze kuba ndi Kabeza. Bigeze ku cyumweru mbo indirimbo ya mbere irarangira ndavuga koko ngende koko. Iya kabiri numva ati nutagenda kazi kawe, kandi babaha indirimbo 2 cyangwa 1, nutagenda kazi kawe birakureba.
ndavuga reka ndabaduka ngo umusazi ndagenda mfata akana ngahereza Bibiliya ndakazunguruka ngazunguruse mfata ya Bibiliya yanje nza kwicara abantu ariko biri Adamu akora ni ibiki koko mu rusengero mbona mwarimu araje arambaza ese biri ukora ni ibiki ndabone nuko biba byaje njewe mba numvishije ari umuntu tuba tuganira nawe nuba ubimbwira nonje kugira ngo nzu yaze ndabwo byakunda nca mbikora kubera nabikoze beza kunzanira njewe ngibibazo none abantu bamwe bakavuga ati ariko uriya muri so kuvangirwa da abandi nyamara mwitonde ushobora kusanga atari kuvangira niba ari kuvangirwa tuzareba amaherezo yabyo mu byihorere cyangwa niba atari kuvangirwa cyangwa kuvangirwa tuzabibona hari amaherezo bizageraho none njewe bikazaza bigenda benuko nuko rero nza kutangira kwambara iri kanzu ubu gushiraho iki kintu rero naje kumva bavuga ko coronavirus imaze kuza abantu kujya kuri moto ukuri ko wambaye igitambaro ukaba ufite n'akafukamunwa none ndibaza koko nje ngunda kujya kuri moto none mu bwenge bwanje njewe ndaba ari kuvuga ngo nijwi cyangwa ari umuntu numvishije ngako kundi tuva tuganira nawe oya ni mu bwenge bwanje ndavuga ati ariko wafata iki gitambaro akakishira hano noneho akazazana kizunguza kikaba akafukamunwa sibaba byiza da basi nuko rero naje kutangira kwambara ibi bimeze nk'ikisilamu none abantu benshi tukunda kura bakambaza uri umuyisilamu cyangwa ndaburi umuyisilamu abandi bakavuga warahinduye cyangwa ndabwo wahinduye uri umuyahudi cyangwa abantu bakanibazaho ibintu byinshi ariko benshi ngunda kubasubiza ngababwira cyangwa tushobora kuhura ngo bene data b'abayisilamu bakambaza se kuri mu kwambara ibyacu ukambara ikanzu ukashiraho n'ibyo bintu by'amazina urumva utarimo kutuma ikanzu ryacu dini ryacu urivugaho nabi nanje ariko nshobora kumusubiza ngamubwira ariko ibi bintu urimo kumbaza harandi ushobora kunyerekaho byandiswe ko abayisilamu niho bakuriye kwambara benuko ati ni twebwe nyene reka kubesha ubwo idini y'Isilamu ryaje nyuma Yesu abaho mbere Yesu yambaraga benuko nyina na se mu mubiri bamubyaye bambaraga benuko indumwa na bene wabo bambaraga benuko noneho Yesu we aragenda agiye idini y'Isilamu riza nyuma rikomerezaho uvuga twe batuzaniye ubutumwa ndabo batwigishije ibyo kwambara batwigisha ijambo ry'Imana none abayisilamu bo babigisha Korowani n'ijambo ryabo nabo ry'Imana babigisha bo no kwambara bakomerezaho kwambara niyo mpamvu bavuga ngo tuwo muntu abayambaye kisilamu ariko ndabo ari kisilamu ni icyacu abantu bose uzabona umuyisilamu shehe cyangwa ubundi muntu yafashe ikoti yambaye akashira na kariya kakofero akagenda none se baca bavuga ko ari pasiteri kaba pasiteri no bakunda kwambara amakoti ibyo rero ni ibintu bimeze ngabyo amadini kandi ibyo amadini byo ndabo biza kugeza mu ijuru nuko nje ngunda kubabwira ariko ibimana ishaka ukora ibimana ishaka niwe w'Imana ishaka nawe gukora ibindi ngo byo kugendera ku byo amadini ndabwo bibaho niyo mpamvu Yesu we yaje kubabwira abwira abantu bari bamukurikiye nazira ndumwa ze muri Matayo 23 aho ababwira ati noneho mwebwe abafarisayo n'abandisi bicaye ku ndebe ya Mose ibyo bazaza babigisha mu bifate munabikore ariko imihango yabo iyo mihango muze yihurire ubwo rero nimba bafite iyindi mihango amadini akagira ngiyindi mihango itegendanye n'ijambo ry'Imana ibyo ndabwo birimo ukuri kugendana n'ijambo ry'Imana naho rero ubuhame bwanje njewe bukunda kugarukira ngabwira abantu bene uko kwidini ni dini hanyuma Imana nayo ni Imana ndabwo wowe waza kuvuga ngo ubu ngutabo turi dini rimwe ukatangira kumfata ukangubita ukanyica none se Imana ikubwira ko uzajyayo n'abantu ukwicana ndibishoboka cyangwa ngo ureke kungunda ndibishoboka Yesu we urukundo arusakaza ahantu hose amen ku bantu bose niyo mpamvu rero tukire kuba dufite urukundo ngo rurari muri Kristo Yesu ku bantu bemera Yesu nuko rero naho ngarukiza ubuhamya bwanjye Imana imuha umugisha mwinshi Adamu adusangije ubuhamya bwiza no kuntu Imana igenda imukoresha bitandukanye nuko bemwe mu bitekereza ko Imana yakoresha umuntu
urumva ntago biba byoroshye kumva Imana ikubwira ati hinduriza imyenda, ugende wahindurije imyenda ukazenguruka Kigali mu rusengero abantu bakakwita umusazi, ariko Imana iragira ngo itange ubutumwa bwayo. Rero hari abantu Imana yahamagaye gutanga ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imana nikubwira ngo tanga ubutumwa, ntuzange kumvira Imana, kuko yo icyo ishaka kugira ngo ubereho no kugira ngo wamamaze ishimwe y'uko yaguhamagaye. Reka tumushimire rero, tumusabira ndetse umugisha, dusabira umugisha we wadukurikiye ugakurikirana ubuhamya bufite ibihamya bifatika, kandi nukuri Imana ikomeze imukoresha ibikomeye. Nawe n'Imana nikubwira ntuzange kumva. Nababwiye ngo hari ibintu 5 bigomba guhindura ubuzima bwawe. Icya mbere no gusenga, icya kabiri no kugendera ku kuri kwa Bibiliya, icya gatatu no kwizera Imana, icya kane no kurangwa n'urukundo, icya gatanu no gushyira mu bikorwa icyo ijambo rivuga. Adamu, hari umuntu wakurikiye ubuhamya umaze kudusangiza, akaba afashijwe nabwo, akaba yumva nawe hari ahantu Imana yamubwiye ngo ayikorere nabikore, ariko akaba yumva akeneye kumusengera kugira ngo nawe nazajya yumva Imana imubwiye ati kora ibi, haba ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi, haba ari kujya kubwiriza, haba ari gukora umurimo mu itorero, niyinangira umutima, ahubwo akumva ashaka kugira ngo ajye yumva Imana imuganiriza, akaba ati senge Adamu yansengeye kugira ngo nanjye bya bihe byo kuganira n'Imana byongere bigaruke, kuko hari n'abatakaje ibi bihe bitewe nuko ijwi ryarababwiye banga kumvira Imana. None akaba yifuza ko wamusengera, twaguha umwanya ukadusengera, maze tugasoza tugusabira umugisha ngo Imana iguhe umugisha. Uhubwo no kumusengera tusenze, ariko rukundo ngewe ngunda kubwira abantu ngo umuntu wasubiye inyuma ndabwo ari kujya kubwira abantu ngo bamusengere. Uhubwo we yareba ahantu yagaruka, ahantu yaguye, aho hantu cyangwa ahantu hakunda kumubera ibisitaza, aho hantu akakandu akakakuramo, kubera ko aba yamaze kuhura n'indege nke. Noneho akakandu akakakuramo, amaze kukakuramo, ubu akongera akasabana n'Imana ye. Nibe byaba bizima kurutaho bamusengera, kubera aho bamusengera nukubanga ko kundi umuntu agiye bakafokusa bakaririmba bakanasenga akigendera, ariko kya kindu kiracyariho ndahandu kigiye. Ubu rero ndakindu biba bimaze, nuko ngewe ngunda kubwira abantu. Ariko we agiye akabura ati Mana, noneho Mana umbabarire rwose ahantu, kubera we ababizi uko bintu bimeze. Noneho kya kindu akaca kireka, akirese Imana barongera basabane bikagenda neza. Ariko nyene twamusengera, ariko sibyo byakuraho, nibyo byakuraho, ariko yemeye guhinduka, ariko we yemeye akahinduka, nibyo byaba bizima, akareka bya bindi byo yakoraga, akaca akagaruka, akaca sabana n'Imana ye. Ngako kundurwa mwana we kirara, yari kugumiriya bakaguma basenga hano, ndabwo byari kubaho. Ariko ko yafashe umwanzuro aravuga ati po ibi ndabihaze, ndagaruse, aragaruka. Urabona ko ibintu byagenze neza. Ariko yari kwigumiririya bamusengera abandi, ndabwo byari kubaho. Ubu twasenga ko tushoje ibintu ngibyo, nimba ari byo byabaho. Ntacyo senga ko dusoje. Okay. Mana yacu, uri Mana nziza, uri Mana y'ukuri, uri Mana yumva, uri Mana igenda, uri Mana ibona. Twebwe rero turi hano, turi ng'abantu, ndabyo tuba tuzi. Kandi urabona ko Satani aragenda arareba kandi akashaka ko yatukura ku murongo, akatwica neza neza kugira ngo tuze kubona ubwami bwawe. Ariko rero byo tugusabye, turasaba ko abantu bose wewe wabagira bakaba bawe, ukabahindura bakaba bawe. Nibyo cyanakuzanye hano ku isi Yesu, kugira ngo twebwe utufire hanyuma tuzabone ubugingo. Rero abantu bose turabasabiye kuwe wabagenderera ukabagira bawe. Mu izina ryawe tuzi ko wavuze ko nituba mukuri ibyo tuzasaba byose wowe uzabikora. Mu izina ryawe nuko tugusabye, urabona na bene data hano ubafashe. Ni wowe ubazi, ndamundu ubazi, ni wowe ubazi, nanjye uranzi. Turashaka ko uba muri twebwe natwe tukaba muri wowe, kugira ngo tuzaze tugendera mu bushake bwawe. Uzaze tubabarira, kubera twebwe turabanyabyaha, ariko turashaka ko tuba abantu bawe. Mu izina ryawe nuko ngusabye, inzi kuri buze kubyumva ukanabikora. Amen.
Imana iguha umugisha mwinshi.